ikaze nanone ni kuri Gisa Foster TV, kora subscribe niba utarayikora, kora share usangize n'abandi iki kiganiro. Ubushize twari twavuze ku ndwara zirenga 20 nubwo ntazivuze, navuzemo nkeya cyane ushobora kumenya cyangwa se ushaka no kureba umuntu agenda ukavuga uti umunyamara ashaka ko afite ikibazo cy'umutima. Uyu munsi rero ndagaruka ku bimenyetso 6 cyangwa 7 suko ari byo byonyine. Oya, hari n'ibindi ariko ibi ni simusiga. Bya bintu ushaka kuvuga tuvuga uti nyabuna nyarukira kwa muganga. Ibi bimenyetso rero ndahera ku cyambere abenshi dukunda kwisangana, guhorana umunaniro kabije. Ukabona umuntu arunamye, acitse intege, arasinzira, afite mwe tuvuga ngo uriya muntu ko ahora ananiwe. Urabona ukuntu bajya bavuga ngo abana, ukabona abana umwe 2 3 4 5 mu rugo, harimo umwana ushabutse, harimo umwana udafite imbaraga, harimo n'undi wakanebwe uri aho ngaho ngo ariko kariya kana ngo gahorana umunaniro. Ayo ushaka ko ari umunaniro ahorana cyangwa ashaka ko afite n'uburwayi. Suko nabyo bitabaho, umuntu ashaka kugira uko ateye. Ariko nimba ari umunaniro ukabije ukuziye utari usanganywe, byiza cyane ko watekereza ku ndwara y'umutima. Benshi iyo bananiwe cyane, hari igihe bo ubwabo babyitiranya no gukora. Kavuga ngo nuko nakoze igihe kirekire cyangwa se ibindi bibazo, ni stress mu kazi. Ariko ukirengagiza yuko umutima wawe hari ubwo ushaka buri murakubwira ngo runaka nshobora kuba ndwaye ngeza kwa muganga. Aha rero ni hahandi nkubwira ngo haguruka ujye kwisuzumisha kwa muganga, urebe yuko umutima wawe uracyatera uko bikwiriye. Mbibutsa ko hano hari ibiganiro nagiye nshyiraho bitwereka ibi bipimo bya nyabyo bisanzwe n'ibidasanzwe by'umutima. Uko twipima nabyo biriho, wageraho ukareba. Ikimenyetso cya kabiri ngiye kubabwira ni ikimenyetso kijyanye no kubabara mu gatuza. Ese ntabwo ujye ubona umuntu ukabona muricaye ukabona afashe ku gatuza, cyangwa akakubwira ngo njya numva akantu kanjomba mu gatuza, cyane cyane iruhande, cyane cyane ku ruhande rw'ibumoso. Nta kintu se utekerezamo, ese wumva ari ibisanzwe kucyo utababara mu gatuza. Ariko se nimba ari mugenzi wawe ukubwira ngo ndabara mu gatuza ngo hari akantu kanjomba, tekereza ku ndwara y'umutima. Nimba ari wowe bibaho, byiza cyane ko wajya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo ubu buribwe rimwe na rimwe buza bukomeye cyangwa bukagenda buza bwiyongera gahoro gahoro. Bushobora no kugenda hashira akanya bukongera bukagaruka. Think twice. Tekereza neza wumve yuko atari uburwayi bw'umutima waba ufite. Akenshi iyo wirambitse ku buriri cyangwa uri mu rugo uricaye uraruhutse, uzumva ubwo buribwe busa n'ubugiye. Ariko nuhaguruka cyangwa ugize akari mutangira gukora, wumve buragarutse. Ntacyo utekerezamo se wowe. Ni ukuvuga ngo ntugomba kubyirengagiza, kuko ni kimwe mu bimenyetso bikuburira uba ugomba kugana kwa muganga. Niba ujya ugira ububabare mu gatuza bukomeye, bishobora kukwereka rwose cyane yuko ugiye kwibasirwa n'uburwayi bw'umutima. Hano ushobora no kugira cardiac arrest, umutima ugahagarara. Noneho hari n'ubundi bubabare nabwo bumanuka bukava mu mutima noneho bukajya no mu kaboko k'ibumoso. Ubwo bwo muvandimwe nakubwira ngo wijya kubaririza ku ruhande amatelefone acicikana ngo ko numva haguruka ujye kwa muganga. Niyo nama nakugira, kuko umutima wawe uba urimo urakuburira bikomeye cyane ko utarimo urakora uko wakabaye ukora. Ikimenyetso cya kane nk'uko murimo kubibona ni ukubyimba ibirenge. Ibirenge ubundi uzabona abadamu batwite bashobora kubyimba ibirenge, ariko wowe niba uri umusore, niba uri umugabo, niba uri umukobwa cyangwa se umubyeyi ukaba udatwite ariko ukaba ubyimba ibirenge, kubera iki? Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ya migarura yacu ntabwo ibikora neza. Imijyana ishobora kujyana ibyo ijyana, ariko imigarura ntigarure ibyo ikora. Uzanasanga no ku bipimo bya blood pressure, uzasanga wa mubare dushyira hasi, uzasanga kenshi uba uri hejuru. Uzasanga uba wararenze 89, uzasanga uri mu 100 kuzamura. Nyabuna nyarukira kwa muganga. Nushaka uzajye ureba ku kirenge ahantu habyimbye, ufata urutoki rwawe urunguru ukanda urebe ko ushobora kumanuka. Nukanda ukabona kiranepa nk'uko ushaka gukanda matera iponje, haguruka kujya kwa muganga. Ubwo ni uburwayi. Ni ukuvuga ngo hahandi hahera hose ibirenge, ibiganza, mu gihe biri kubyimba nuko ufite ikibazo gikomeye cyane, cyane cyane amaraso yipfundika mu migarura, muri veins cyangwa se veine mu rurimi rw'igifaransa. Bikaba rero byagutera guhura hahandi nyine ubona habyimbye, kubera ko nimba arteries zakoze akazi kaza ariyo mijyana, na veins nazo ziba zigomba gukora neza, amaraso akongera agasubira kujya kuyungururwa.
mu gihe rero umutima wawe ukora nabi uzabona ibyo bimenyetso ndimo ndakubwira, uzabyimba ibirenge, ushaka kubyimba ibiganza. Nyabuna think twice, think big, ikunde cyane, haguruka, si ngombwa yuko urembera mu rugo, jya kwa muganga wisuzumisha. Ikimenyetso cya gatanu ni uguhumeka insigane. Ukabona umuntu arahumeka nk'umuntu uri muri siporo. Abana iyo umuntu afite impumu arahumeka ukajya ubona neza agiye nko kuruka umutima, uzumva n'umuntu avuze ngo numva umutima ngiye kuruka, nuko nyine umutima we uba utameze neza. Uzasanga bya bipimo byo guhumeka tuvuga we bizaba biri hejuru cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba ubonye kimwe muri ibi bimenyetso, haguruka jya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatandatu nkubwira ni ukumva uko umutima wawe utera. Aha ntibigucange, ubundi uko nanjye meze umutima wanjye urimo uratera, ariko ntabwo ndi kumva ijwi. Na mikoro nimba uyibona iri hafi y'umutima, ariko ntabwo uri kumva ijwi, ntabwo uri kumva ko umutima wanjye utera muri mikoro, ntabwo uba ugomba kubyumva. Ibi biri normal, ibi birasanzwe. Ariko nimba umutima wawe utera ukajya wumva ukumva urimo urumva ijwi, uko umutima wawe utera, ntabwo ari bafure zirimo, haguruka ujye kwa muganga. Icyo gihe uburwayi kakandi wita gato, kakamenyetso wita gato cyane, gashobora kuba ari umutima wawe urimo urakuburira ukubwira yuko ufite ikibazo. Iyo wumva rero uko umutima wawe utera, biba bisobanuye ko mu miterere y'umutima ubundi itakabaye isohora ijwi, ikaba irimo kurisohora, harimo ikibazo. Bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane, hamwe n'umutima wawe ushobora guhagarara. Ikimenyetso cya karindwi nkubwira ni ukumva urushye cyane nyuma yo gukora imirimo yoroheje. Mu busanzwe iyo umuntu akoze arananirwa, ariko ntabwo wambwira wenda ngo koza akarimo katagutwaye imbaraga nyinshi, katanagutwaye iminota myinshi, uri kumva urushye cyangwa uri kumva unaniwe hamwe utagira ikindi kintu ukora. Nimba bijya bikubaho ukumva ufite wa munaniro udasanzwe cyangwa udashira, ukoze siporo nk'ibisanzwe, abandi bararuhutse, barakarabye, bafashe na recuperation, ariko wowe mu gihe bamaze kuruhuka batangiye no gukora izindi activite, wowe ukumva still uracyananiwe. Uwo munaniro wawe uhorana utazi ikiwugutera, ukora imirimo ya rutine ya buri munsi isanzwe wakoraga, ariko uyu munsi hakarimo umunaniro udasanzwe, ni ikibazo. Umutima wawe uba urimo urakuburira. Ni ukuvuga ngo ahangaha kenshi ikibazo bazagishakira mu mijyana y'amaraso yawe, muri arteries zawe. Muri ibyo bimenyetso maze kukubwira 7 cyangwa 6, ntabwo ari byo byonyine nk'uko natangiye ndi kubivuga. Ibyo ni iby'ingenzi. Kwa kundi nyine ubona nka ambulance iciye bavuga ngo mutange inzira. Ibyo bimenyetso byawe nawe nibikubwira ngo haguruka jya kwa muganga. Reka rero mbashimire, nanababwira ngo subscribe, sharinga, likinga, comment nazo ziremewe, hanyuma tubane ubutaha.